I make confessions. Confessions of a killer. You control my emotions. You messing with my medulla. Yes, I got many options, but she the only one I need. Like the oxygen I breathe. Me, I don't like that too. Yet for you I can put Kukundwa nawe vifiti sukupe. I love you, love you, love you, kuchi kuchi pe. But I have one question. What can I do to win your heart forever? Till the end of time together. Ne doute pas que je t'aime, je suis attaché. C'est confirmé, baby, one hey au cachet. kuko bisanga mu bitaramo iwacu abandi badusanga tubaragiza umwami kuko twegetse imandwa twigabira umusaraba. Iyo mpamvu kugira ngo abafite za ngofero zitari babandi bemereye kuba bazambaye igihe turi gusenga bazikure mu ruhanga maze ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani turagushimiye, tugushimiye ko watugize, tugushimiye ko uyu munsi wakoze kuzaba n'ibintu byose ari byo bikeneye ko bibizwa bwacu, maze tujye kugira ngo tukunezere uyu munsi maze dutere ibyishimo mu ijuru ku Yesu Kristo umwami wacu. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ngomba kubakiriza isengesho maze tukabakira mu gitaramo ariko twabarangije n'Imana. Ndagira ngo rero abandi batugana n'ubwo n'abazi nanabunya hari bataziranye na data ubwo baza kuba baziranye menya bari kurwana mu byano, ariko wenda wasanga ari umuco ukura kuko umuco udakura kugira gushyira naza kuza kumenya n'impamvu yabyo. Muri icyo gitaramo rero data ajya kunganira yankoje ibintu bitatu ndagira ngo tuze kubigenderaho uyu munsi. Icya mbere yarambwiye ngo umuhungu wanjye yewe nitwa Dasize Munyangeyo François uvuga ibyo ushaka iri kubabeshya. Yarambwiye ati mwana wanjye ikintu cya mbere uzakubite n'inkuba n'uzakubite n'inuma, mu yandi magambo uzakubite ubangura. Ibitaramo by'iwacu bikarangira babitangariye. Icya gatatu yarambwiye ati umuhungu wanjye uhawe ijambo mu gitaramo ariko ntuzahakirwe amashyi ahubwo uzahakirwe amashyi. Amaze kubimbwira ati urumva nanjye ndumva, niba mwumva kuko nanjye numvishije mwankoresha icya gatatu. Nimukanyagwe ndabona turi bugendane muri kino gitaramo data. Rero nabonye abaje buje uruhanga rutari nk'urwanjye kandi nabakije uko bikwiriye. Ibisigaye rero umwana yicara afura ibangana, ahasigaye nabaha ikibanza mu rubanza maze mwakira abaje batugana umwanya w'iwacu. Rakoze Mwandi Francis,
byacu dufite aho twatumiye nababonye abo natumiye benshi baraje mbere yo kwinjiza baragarutsa ariko urugo rwacu ni urugo rwuzuye urukundo uzi ko nababwiye ko ntihazajya umuntu uca ku rugo afite inyota umwe kumuzimarira ushonje muzajye mumugaburira ushaka n'icumbi muzajye mumucumbikira rero abo natumiye baje twabonanye twaganiriye aho uri kumbwira mbese ibanga abatandukije rero ngo bazi icyo bashaka niba bashonje bagahurire niba bafite inyota bahe inzoga cyangwa amata icyo bashaka cyose maze niba batarara ubabwire bakomeze urugendo twebwe ibintu byacu tubikomeze n'abo twatumiye kuko ntabwo dushobora kubana n'abantu tutatumiye mu rugo. ndasiba kubita abavumbyi kugira ngo ntaza kuza kubihanira ariko ntabwo njye mu mahanga barusha intambwe niba rero bita umuvumbyi mukuru cyangwa se akaza kugira uburyo abibwira sinzi ariko iyo biciye bavugishije abariho cyangwa iyo batavugishije baramenye bavugishije niba wabakiriye urabazi urabambwira ahubwo ushobora gusanga batebye uburyo basanzwe bitabira ibitaro by'iwacu kuko ntabwo baza ngo bihe ibyicaro badasuhuje mwebwe ababyeyi nkundira ucikwa n'izamba maze ubumve kandi ubateme yombi maze ubakirane n'abandi bashyitsi bawe subirayo babaza abarimo cyangwa baze badusuhuze batubwire abarimo tumenye ko ari mu bo twatumiye maze dukomeze igitaramo cyacu. Umwana uzi ubwenge akicara akikuramo reka tuze kuza kumva nawe niba yibanza bigwi cyangwa se ari za zindi zigenda zidafite umutwari. Arakoze mu bashyitsi batuye natwe turi ariko nk'uko yabivuze tukiza tugera mu marembo wahageze tubona abashinzwe kwakira abantu basa nk'abatukumyeho muri twe twabibyariye turavuga tubenda igihe uri bugere batwemerere tuze tuzuzanye nk'ababyeyi tuzi ko urugo twasanga Sesonga Felix twari dufite rwose amatsiko ndetse twari duhabaye no kuza tukabana mu muryango rwose uretse abo badukumiriye natwe byari bituyobe umukuru abana bakajya bakuyobya urugo rw'umuntu ugenda wicare kandi uri imfura iterambere ry'iki gihe ajya ngo witwa nde yitwa Hakunimana Joseph. Hakunimana isera kwisenani yahise neza urumva iwacu mu Rusenyi ndabyumva Imana yadusize urukundo twese nibyo iyo umuntu aje atubwira ngo mwebwe murangana Hakunimana yonyine Hakunimana yaturemye ndetse n'urwo rukundo ikaruduha dufite aho turusha niyo mpamvu ari yabanje kurema kandi tubanza no kubikora uzagende wajyaho kandi Hakunimana ntabwo yadusize kuko waburi kudushinja ko tudakundana ngo ibyo wine n'urukundo Imana irakunda kandi ikunda n'abandi ariko Hakunimana rero ndakumva mubyeyi ntatubahishe kuko yinjira n'abakigita ntabwo bashyizeho ngo hore ariko nabyumvishe rwose we urukora murayicaye umubyacu murayicaye ariko twebwe ntatubahishe rwose cyangwa batunyagishe yewe umuntu yasanze akambwira ngo yitwa Hakunimana avuga ngo nasa amateka yavugiye ahantu abantu bangana akaba isanamuza mu mwana wanjye n'undi ubwoba n'ubwo hano abantu bose batwanga ntacyo bitwaye Imana iradukunda ariko Hakunimana yewe ndakumva Seso Urusenyi Imana yarahatashye ihakwirakwiza urukundo turakundana rero kuko turi Imana niyo mpamvu tuza tubaga reka isaba umuhungu wanjye nzi ko muvuye hirya ngo za Kabagari basigaye bita Muhanga baza mu Rusenyi urugendo ni rurerure ese nawe ngo rero babujije kwambuka hari imvura yaguye
mu nkingi yo hirya imvura iragwa ariko tujya tubura abasare ni ukuvuga yagwa itagwa haba izuba ritava kandi sitaza kubona cyo tuje iwawe mugire vuba nakire umuntu Yosefu uko wakunda Imana ikoresheje mu buzima ukunda kandi oya wumva iryo zina mbonera ry'igihe kandi ndarizi neza uko dukomeza kubana neza kandi twishimanirana abiraza kunyura wanyita Yosefu wanyita Yosefu dushaka tuvuge na Felix yose ni amazina yacu Musenyi rero gakumva ingingo yabo nubwo utayizi n'ubu dutuye ikigo ntabwo dushyiramo amazi menshi nyamara tujya tuyimenya tukaze no kukiriya yindi narizi ko rwose nuko igaragara iraryoshye ubuzima bwacu rero murakoze cyane rero Yosefu ntabwo yaje wenyine nabo bazanye n'abashyitsi bacu mubakire ariko twajya mu bintu byinshi nzi ko nabo tugiye mu birori y'umukobwa wacu warangije amashuri kubera urukundo wisanzure Felix ibyo ndabizi rwose ibirori tubizi ibirori twari dusanzwe tubizi kandi uko dusanzwe dutumirana mu rukundo rw'imiryango dufite byinshi dusangiye kandi byiza mu muryango wacu rero twaje duturutse mu muryango ahubwo ni umugenzi Narcisse mu karere ka Muhanga ndetse ku Gicumbi iwacu ku Nganzo twaje rero ababyeyi badutumye bavuga bati umuryango mugari mugende icyo gitaramo mukinjiremo kandi mwitware nk'uko tuzajya twitwara cyangwa tuzajya twitwara na kera na kare icyo bakoze rero bamwe bati nubwo ugerayo bakakwakira kandi nawe muri kumwe ntihagire wicwa n'inzara cyangwa n'inyota ariko umuco wa gipfura usanga mu muryango wa Narcisse umuryango mugari twinjira mu gitaramo kandi byiza tukongeramo ibindi bampaye inzoga kugira ngo nyizane sinavuga ngo niyo gutwerera kuko ntabwo nabuze icyo twakiriza abashyitsi cyangwa twakiriza ariko kagira ngo iyo nzoga ngo turi kumwe hariya tuze kugira ngo dukoreza abagore cyangwa abakobwa uyu ni umuhereza kandi umuhereza mwiza umubyeyi Felix yegeranye inzoga iturutse mu muryango wabonye umugenzi Narcisse uyakire kandi wishime murakoze burya ntabwo batwerera umuntu kuko hari icyo yaguze hari abantu batabyumva gutwerera n'umuhango n'umuco wa kinyarwanda n'umuvandimwe yagize ibirori ntabwo uba uvuga ko ugiye kumushyigikira ko akeneye umuhango wa umuco wa kinyarwanda wo gushyigikirana iyi rero ni intwererano ntabwo ifobeje ibirori byacu reka nyine umuhungu wanjye ayishyire hamwe n'izindi urakoze kandi Felix ababyeyi urashimye ariko yabuze kubona akanya ubu tubasanze mu gitaramo ariko hari n'indi jambo bampaye cyangwa bahamye kugira ngo nze kuza kuyibagezaho igihe muza kubona akanya uwo mwanya amaze kumpa kandi nzi ko ndibuze kubona umuhungu wanjye arayimushinze kandi birabizi murakoze cyane ikintu yakibwira ni icya gatatu mukomeze mukizirikane yari agisanishije yuko Yesu ngo nawe yapfuye ngo nuko ku munsi wa gatatu akazuka ngo na Petero ngo yihakanye Yesu isake bwari bitse bwa gatatu ngo ndetse n'impundu z'i Rwanda
bakurikiranye inshuro 3. Niyo mpamvu yabereye itegeko rya 3 komeza kuza kubibutsa. Data rero irwereranije n'ubundi na Bibiliya ivuga neza yuko bafite rimwe mwongererwa ntibagumye rero batura, ariko warumwiye ngo nakire Yosefu nabo bazanye abo turi kumwe mu ngore mu ngatamuze kuwakira nabo yahindukira abe bamureba bataza kugira uza kugira amakaraza musanzemo ziba mukuru wanjye Munyentwari nuko ari murumuna we akuze kwifashisha abanye abashyitsi bakomeye ntugire ngo ni urugo rwa Sezonga, urugo rwa Munyentwari Yohana Batista. Rero ariko yambwiye ngo abashyitsi bose bari muze abo ushima kwakira n'abakiriye, mbese nk'uko Yesu yavuze ngo abo nzemerana n'ataza amabemeye, ntugire ngo ndajya kubanza kumubaza icyo gusubiza cyangwa icyo mvuga, ariko ndashaka kubivuza gusa ko uru rugo ari urwa mukuru wanjye Munyentwari. Ibyo ni byo n'umuryango wa mugenzi ujya kunyohereza ndetse ukangora nk'umuntu uzabera inasibo, aho arizeye neza ko icyo tuhasaba n'ibiganiro turi bugirane biza kuba biryoshye kandi ari byiza. Mfite icyizere cy'uko nimara kuganira nabo ibyo tumubwira kandi dusaba biza kutubera byiza. Murakoze cyane. Ariko rero tugiye kuganira ibirori byacu ntabwo turi bubihagarike, ariko niba ufite ijambo ushaka kutugezaho mbere y'uko dukomeza, niba uzi ko iryo jambo ritaza kurongoye ibirori byacu cyangwa ngo ritukure ku murongo turimo, ushobora kuvuga kugira ngo niba hari icyo twagusubiza twagusubiza, tukaza kugirana ibirori badusanzemo utuje umutima uri mu itereko. Felix yagerageje mu gihe tuvuga tuvuge mpagaze rwose nk'uko nababwiye ko mugari wa Narcisse ni umuryango ukunda kandi ugakundwa. Ndagira ngo ba bana turi kumwe bigere hino bazanire inzoga. Iyo ntabwo ari intwererano, ntabwo ari intwererano, niyo kugira ngo mbashe kuvuga iryo jambo. inzoga rero udutuye ndakunda cyane. burya ushobora kuba wanyuze muri Nyabarongo abona ari nkeya ukongeraho Nyabarongo twicara hejuru n'abasare. Munyentwari rero kugira ngo inzoga tuyemere ndabyumva kuko uvuze ko ifite unayifungurira kuba ubu turayifungura. umuhanga w'umusogongezi niba washyizemo n'agatonyi ka Nyabarongo urayisubira. uko twaje tuzi neza uyu muryango, tuzi inzoga n'inyungu mukunda, ntabwo ubupfura dusanga mwe twaza tuje kubapfundikira. Hari igihe umuntu w'umwikorezi agasomaho yagera kuri Nyabarongo akongera kuva biza. Ibyo bibaho ariko iwacu wowe ndakuzi ntabwo wabikora. ntabwo twabikora, nabo tugendana nabo. Umusogongezi wanjye ni umuhanga cyane, ni umuhanga azi no gusogongera n'ikawa n'iki, nayishima rwose ijambo uvugiraho. ahita amenya ko nazi gusogongera kandi akamenya inzoga zikwiye mu byemezo nka Felix. Sinko kumbona ari karekare ni parangara nuko zisa ni ku jisho iriya nzoga ziko kwa maso yagira inzoga yose. iyi nzoga iraryoshye ndabizi. Ishamba cyane wishyira kuri yanjye. Reka ntabyo dushyiramo. Bagera usome kuruwendoye reka witwanga kundi Imana ntabwo. Iyi nzoga ndayizi iraryoshye. Miserika Yosefu nanjye zibanza kuko ntabwo bose niba kiriga amazi banza unige bombi. Bazisome nawe wumve. Ariko yose nakubwiye ngo yumve iyi nzoga kuko uvuze ngo iraryoshye. Yewe impamvu uvuga ngo iraryoshye
nuko aho yengera n'umugenzi ndakuzi kwaje iyo turi mu nzoga ndakumva iyo ukubwira ko uryoshye mu cyizere mfite kuvuga ushaka kugira ngo tutaza ntabwo ari ruswa reka yozefu wanze n'uvuga mwijigo w'igihugu ni icyizere Tudafite no musigara n'ibicyo akarabiye. umusore wanjye arazizi kumva tuma yisambura kuba habaye umukozi Mubyeyi Felix rero abakozi rero inzoga yanyu twayakiriye murakoze cyane kandi icyo ushaka kwibwiraho mukivuge kuko murakoze cyane ndayishimye biza kugeraho tuganira ibirenze ibyanjye nawe ndetse tuganira n'iby'umuryango dusanzwe dusangira ibitaramo tugasangira ibyiza ndetse imiryango yacu ntabwo ari ubwa mbere tutajya gukunda ibyo byose rero byarabaye mu bihe bishize tugira ibitaramo iwacu mu muryango wa Narcisse turaganira uko umwaka utangiye n'uko urangiye ndetse tugira n'imihigo nk'ibisanzwe uwo ni umuco w'umuryango wacu tugira abana rero abahungu tukagira abakobwa habayeho igihe umwana wacu aza mu gitaramo asa n'ababyiteguye yumva yakuze ndetse ababyeyi bakuru tukumva hari abitubwira ariko twebwe dutegereza mu gitaramo ntabwo tubyumva abana biganira gusa igitaramo kirimbanije rero mu bahungu bacu witwa Dusabimana Julien aravuga ati babyeyi beza ba data hari igitekerezo n'uburyo mwumva n'igitwara ubukwe turavuga tuti wowe turacyakubona nk'umwana reka bakuru tuganire igihe nikigera turaza kuguha umwanya igihe cy'abasore bakiri bato kikagera arivuga atubwira ibigwi atubwira imigambi afite turabyumva ababyeyi twumva turishimye ndetse turamubwira tutajya mbere mwana wacu tumushyira mu indi ntera y'abantu bari mu bukuru ibyo byarabaye rero tuza no kumaza tuti ese mwana wacu aho wumva ubwo bukure bwawe niba wumva twagushingira umuganga turibamo umuntu umwe aho watekereje aho wagenze aho wanyuze watumara amatsiko kugira ngo twumve kuko nta mizero yatubwiye umuryango wa Jean Baptiste abana hafi baributsa bati dore umuryango ni umuryango ufite imigi y'abakobwa ukagira n'abahungu ni umuryango utagira ikinegu umuryango utigana twarabyishimiye turabizi kuko Felix inshuti yanjye tukaganira nihutiye kumushaka ndabikubwira ndetse nizi no gukoresha ikoranabuhanga kuri telefone iryo ni ijambo ryo kuganira nawe avuga ko ibyo tujya tuganira n'inshuti bigenze nko muri by'umuryango ibyo ibyishimo dufite yarabaye mu gihe Felix arakibuka twafashe igihe turaganira ndakubwira burya nubwo tujya tuganira tugasangira tukaryoherwa hiyongereho n'ikindi kintu umwana wacu nk'uko imiryango yacu dusanzwe dukundana kandi tubanye afitemo umukobwa yakunze
imiryango turashyingirana urabizi ndetse tugasaba n'abageni. Umukobwa yakunze yageze hano amubwira izina ndetse n'umuryango wawe warambwira uti ibi tubiganiriye gutya ntacyo nakwemba nk'inshuti ntacyatuma muvana, ariko tugira umuryango mugari, tugira abanyase, tugira base babo, tugira inshuti z'imiryango. Nzashaka ikindi gihe uze tubiganire ndetse umuryango mugari ubyumve kandi uriho umugisha ubwacu njye nawe twabiganye itunga y'urwego n'umugisha. Ariko ubu urabona umuryango mugari wa Narcisse noneho twaje tugira ngo uburyo twaganiriye tuze kubasha uburyo tuyisukure. Ariko mbere yaho warambwiye uti waza tukayiga babiri tukamenya ibyo tugusaba ndetse n'ukamenya ibyo wabizi niba n'inka bigasohoka abageni. Twarabisabye ndetse ibyo mudusaba n'ibyo mwadusabye turabyubahiriza, irembo murariduha turishimye ndetse binatwemerera abasigaye ku kigo by'amarembo muratubwira muti niba abasengakazi natwe tuti natwe uretse no kuba twababonye tujye tunabyumva. Aka kanya rero umubyeyi mwiza ijambo nyamukuru twazanye umuryango mugari ntabwo njye none ndagira ngo umbwire ngo tuje gusaba umugeni, tuje gusaba umugeni n'umuryango wa Baptiste kandi tuje twishimye kwa umuryango mwiza kwa Munyentwari Jean Baptiste dusobetse amaboko tukongera imbaraga byatumye uwo mugeni nta dushima Imana. Umubyeyi turakoze. ari wowe waje kwivugira aje kuvuga mu kigo cye ko kuze nta muntu umwe wishyigikiye ngo tumenye ko ari mu izina ry'umuryango, ariko ni bakeya rwose barahari bazana agatsinda gatoya mwabivuganyeho ntabwo ari umuryango, ntabwo ari agatsinda gato. nuko ni abagabo mwaragiye muri kuganira atari agatsinda gato. Nkeka ko Yozefu ashobora kuba yahinduye ubutumwa. Ese nawe bakomeze ubwo noneho abenshi bwemeye ko mwazanye, ariko ushobora kuba n'ubundi uvuze umugeni washakaga umubikira kuko nabona umuryango wanyu ari ababikira gusa. Ntabwo ari wo gusa. ubuyobozi urumva koko Ndabyumva. nimushyingira Ndabyumva. umugeni Ndabyumva. umuryango wanjye ntazaba muciye ko mu kinyarwanda ngo agasozi kazamutse inka kamanuka indi kugira ngo se ubwo bazazana inka babikira bajyane babubane. urumva abageni bawe ko bahaye Yezu wenyine hari n'abandi burya izina ryawe naryumvise akunda Imana wasanga abantu nawe ukunda umuntu abakobwa bawe bose ubaha Imana. oya n'abantu barakunda Imana irakunda kandi ikatuyemo urukundo. abakobwa bawe bose bavuga ngo nitwa hakunda Imana isi yose yuzuye ngo abasore basigaye bita ngo ni amacuyi. abakobwa banjye nzabaha Imana bose arabose ko nta n'umwe mbona nta n'umwe basigaje barahari nabo badushyingiye imbere urabona ko abacu ndababona abakobwa barabona kubona barahari. kandi nagira ngo n'abariya babinjiye nkagira ngo nabo nabo bashyingiye nabo twabashyingiye rero uyu muryango twarawukunze ubwo bo babona batajya batanga abageni turabatanga
babahimana tugira igihugu by'abageni n'abasore ariko yose mwabwiye ngo twarahuye tubaganira ndabyumva mubyeyi ngo ibyo nagusabye urabimpa itsinda ry'iki urumva abana bakwiye kujya bamenya ibyo nagusabye batagira ngo hari ibintu nagusabye umuntu adashaka kuvuga hagati y'abagabo ibya mbere twaganiriye turi twenyine n'inshuti nk'uko dusanganywe ariko tuza tujya gusaba irembo tubaha inka yitwa Karembo ngo ibyo aribyo byose nubwo hari icyo bashaka kugira ngo hatagira abana bumva tuvuga rwa rurimi ruzimisha si ibyo se umubyeyi Felix uvuga yego yego bazanye inzoga yitwa Karembo nazanye inka yitwa Karembo ndahise mu nzoga utamenya umuvandimwe wanjye nawe twari turi kumwe ndakumva cyane ikimenyetso kigaragaza yuko abakobwa bari bakushyingiye bafata neza byabananiye urabatozeza iwacu mu muryango bageze mwanya nabo mwamuri kumwe aho ngaho oya barahari ariko ntabwo tujya tubabuza gusura abamama wabo ntabwo tujya tubabuza gusura ba nyina wabo ntabwo tujya tubabuza gusura imiryango mwabahishe umunsi w'ibirori kugira ngo batazaza mu birori byanyu kandi bahari aba bose telefone duhereye kuri aba bavuze bari hano uyu yagize amatsiko menshi yumva ajya guhoberana n'abavandimwe n'inshuti ariko igihe aribuze kurangiriza aza kuza twongere agaruka ajya mu bandi ntabwo reka turekeye aho ndakumva cyane hanyuma wenda niba bishoboka abangabo baretse utwereke uko wafashe abo mwagendanye uyu munsi abangabo wenda dushobora no kubagumana niba utakibagiwe oya kubera uburyo bakunda umuryango wacu yose ndakumva umubyeyi burya turagenderana yego yego hari murumuna wanjye aje kwiga hirya mu Marangara yego burya niwe waduha amakuru meza y'ukuntu bashiki bacu babashyingiye babafashe reka yarahabaye cyane arabizi ubwo nabizi pe nijye mu maboko ibyo buriya warabizi rwose ariko kandi abizi neza cyane murakoze natwe umubyeyi mwiza akomeje kubanira amaso niho umuntu abonera ijambo bateza sinzi niba ari mfite na Jean Baptiste igeze kuri batatu Jean Baptiste nziza buriya kandi yitwa Jean Baptiste natwe mwiza Jean Baptiste ni umuhaje w'urwariko amakuru rero turamutanga umuryango mwiza iyo make ni nawugezeho nakubwiye ko abizi neza abizi ko neza arakoze nibyo nageze kumva bavuga ko Anita yagiye kumurikira ariko yarataragera muri Nyamusi ya kabiri ari naho yahuriye na Julienne nawe ngo yaragiye kujya mu gipadiri ariko ngo yaratagera muri Nyamusiwabo bari barimo biga banza barahinduye umuhamagaro yaba ari byo ibyo ni ukuri ibyo uvuga ni ukuri ariko hagati aho tuzi kwemerera gusa bamujya ari abagabo bambaye amataratara babiri bicara mwaza umuryango wawe usubiza ngo uko iyo igisharagati n'ibirori byaryoshye umuryango wo kwa Jean Baptiste uragenda ariko ndabona twasa hari ikintu bazi gusa nzi ko bambara amataratara kugira ngo bakunda babone neza si bambara amataratara gusa kandi ndabona n'abasore beza
kundi bahagurutse ko bari kwiga ibigereje arabona ni impanga zikomoka kuri bakobwa bajya mudushyira nuko yego ndakumva kuva i Karongi igana mu Ngororero yego ngeze i Muhanga iwabo ku Nganzo imodoka yakorokiyeho bari abahungu nagiye kubona mbona sinzi aho bavanye ingufu zo kuyiterura kugira ngo dusubize ku pine ntabwo rero tubona sinzi neza ntabwo babivuze ko atabazi kandi ari abagira neza ubwo papa resi dore icyo ari bukwemerere nuko basaba umugeni ariko hari ba nyirasenge baza kukwemerera ko musaba murakoze cyane umuryango wanyu ndabona ufite byinshi umuryango wacu ariko mu gipadiri bagenda babivamo banyuzeyo ntabwo yafashe amakuru neza nyirasenge yayoboye ibintu yari umubikira abonye ukuntu umuryango ugiye kuzacika asaba umuyobozi mukuru ko yadohora bangana papa yarabyemeye ko abana bacu bashaka guha Imana ariko Imana iba yavuze ngo mugende mwororoke ntabwo bakoze amakosa yo guhurira muri Rwanda bakabivamo rwose bikaba ari ikosa kuko abana bacu ntabwo ari ibigwari batanga imishinga bayirangiza nuko bagiriwe inama n'ubuyobozi bakababwira ngo mugende musubire mu rugo rero Yosefu ndakumva umuryango wanyu kumva waragiriye neza aho umuryango wacu ariko buriya aba ni abagabo baba baragiye reka tubaze ababyeyi ba nyirasenge babahe ijambo kugira ngo tuzi kubahiriza kugira ngo asebo kugira ngo icyifuzo cyo kugira ngo abana bacu bari batangiye bari bayiretse ahubwo bazabyara abandi bihaye abana benshi urumva ko bagiye kubyara umwe yego Yosefu rero ntihagaze murakoze cyane reka ngo iyo ubigira neza bizayisanga imbere neza mwakoze ibyo mwakoreye umuvandimwe Yosefu ibyo mwakoreye umuvandimwe Ruhi bigaragaza ko Imana iri kumwe namwe kandi ifite urukundo rero mu izina ry'umuryango wa Munyentwari nimugenzeza mwemereye niba muzamutwara ku bw'ineza mwakoreye Yosefu cyangwa kubera bagaburiye Ruhi ashonje ni wowe ubitubwire kuko nabyo birakora bavuga ngo rwose hari ibintu nakoreye umuryango wanyu mugihe muzampa ntazagire icyo umubaza yakoze wanyumvise arakumvisha rwose yose karame yumvise papa yagendeye ku bibi yego akwemerera gusaba umugeni ntabwo yakubwiye ko aguhaye imfashanyo y'uko aguhaye umugeni utasabye yego yari umuryango wa Narcisse ntabwo wabyemera nyine papa yakwemereye gusaba umugeni yego ikintu kimwe urakoze ndagira ngo wa mukobwa twagendanye igira imbere bamushimire mubyeyi Felix ndagushimiye cyane kubwineza n'urukundo gushimiye cyane kubw'uko mwemeye ko dusaba umugeni muri muryango wacu bwawe ndabona inzoga muzigurije rwose iyo umuntu akuzanye inzoga z'ubwoko bwinshi ujya kuhahira rero iyo hari urutoki zivamo urabona nta rutoki
urutoki nawe urasabira nzoga ziva mu ntoki. noneho mubyeyi Felix ndagira ngo w'inzoga turazifite kuzo inzoga gusa umugeni ndagira ngo wayizane yanyiguhe kandi nanone mwemerere ko naje nikwishe n'impano za mbere gasigara iyo nawe wiyicarira ntabwo turi bujye mu mibare nk'akateye ntabwo tubari ngo rimwe ngo yamboza rimwe igice atari bijyemo reka rw'umuvandimwe akumoshereje urakoze yuzuye karame mubyeyi mwiriwe Imana ishimwe mwiriwe ikiturindiye muri iki gitaramo cyacu turimo ukuri twagiye dukomeza kugenda tuguha umwanya kuko ngiye nsubira inyuma gatoya nabonye ku mugani wanjye iwanyu inzoga zihari ku bwinshi kandi nabonye na ya yindi wahaye Yozefu ikiri mu kugenda ikora byaba biri kugenda byoroshye umwanya ku wundi Yozefu ni umugabo mwiza ni byiza pe ugeze ku mwanya rero mwiza wo kugira ngo duheshe agaciro umuco wacu kwa Yohana kandi bamaze kubaza niba uri umworozi cyangwa niba uri umutunzi igisubizo wasubije nicyo ariko hari n'ikindi kibazo twagira ngo tukubaze kuko nacyo ni ingenzi mu gihugu cy'u Rwanda twagize umugisha ujya wumva umugabo wari wavuga witwa Knowless Rushinanga umugabo ndamuzi aherutse kugirira neza abanyarwanda bose nuko nta munyarwanda utagitunze inka kubera ko dufite ubukungu cyiza mu neza y'uwo mugabo namwe yaba yarageze mu muryango wanyu iyo neza yageze ku baturage bacu ariko iyo abaturage bagiriwe neza natwe tubyungukiramo hari abaturage twajyaga dukunda gufasha ko twe turi aborozi tukabaha amata tukabaremera ariko nk'abarezi b'ishintambwe ubu rwose yarabaremeye bameze neza nabo bagenda bazamuka mu byiciro kuri bityo niyo mpamvu rero mugize umugisha nk'uko ntitubakosha mutubura inka zo kudukwera ni impamvu turazifite urazifite dufite inzuri ndetse n'iziri hafi y'inzuri zanyu ndetse rwose ntabwo turi bubare inka zo kubakosha zo kudukosha muradukwera kuri izo muherutse guhabwa oya twebwe hahawe aho twajyaga turemera twebwe arizo twari dusanga nuko bivuze n'umuryango wanyu ufite inka zanyu bwite zo mu muryango arizo mugiye kudukwera kugira ngo zize mu zacu ni inka dukomora muri zimwe musanzwe muzi zo kwa Jean Baptiste ni inka twabakomoyeho ababyeyi murabizi ko byinshi twabibakomoyeho kandi byiza rero mu muryango wacu ntabwo wari kuza ngo wikoshe kuko Yozefu yakubwiraga mu kanya mugenzi wawe tugushimiye ko rero wabyubashye kugira ngo ugaruke uganire natwe icyo mubwira Joseph Yozefu yakugira inama nziza icyo mubwira umuryango wa Jean Baptiste ni ukuri twagira ngo rero tukwemerere niba iwanyu muri abatunzi inka zanyu zikaba ari iza kijyambere intare zacu bya kijyambere twize kujyana amatiku n'amahane kijyambere z'ukuntu agira ibintu bitari byiza. Yagize ngo ni umuturanyi wanyu wenda muramuragiye. Oya
no kuturagirira twe twabyemeranye by'ukuri Imana n'inka zo mu muryango murakoze cyane uriteguye rero tugukoje waje wikwishe rwose nyakubahwa rero Joseph yego mubyeyi umukobwa wacu wo mu muryango wo kwa Yohana ni umukobwa mwiza mwaramushimye turabizi rwose kandi duhereye ku byo twaganiriye byose bigeze bakubwira ngo mu muryango wacu abakobwa bamwe ntibamukobwa jana abandi ntibamutumika ariko twagira ngo uyu munsi wo kukuvuna hari igihe ugeze n'umwana mubyeyi turagukoresha inyandiko murakoze cyane kugira ngo uriya mubyeyi mutera amashyi ariko hari impano za mbere kugira ngo mubyeyi Felix yigire imbere ingamba ikaba ari isuka ikimenyetso cy'uko inka zirimo ziza kandi zasanga ubwatsi buri iyi ni bwoko isuka yakowe banyabukuru na nyabukuruza bagakunda bakajya mu miryango bakayubaka iyi bayita nta joro ku bashumba iyo umushumba agatwaye neza aba igisubizo iyo agatwaye nabi azaba ikibazo iki ni ikibumbiro inka zacu kandi izanyu ndabizi zikunda gushoka kandi itashobotse ntabwo iriho umukamo iki ni igicuba mubyeyi Felix urabizi neza bimwe mwagiye munyigisha ukuntu bagahirwa nagira ngo uko mwariyigishije kujya kwiga no gukopera reka ndebe niba kibyibuka hasi n'umucanga hejuru n'umunyu aya ni amazi aryoheye mubyeyi Felix rero ndagira ngo hato utaza kugira ngo ndimo ndanisabira reka tube tuganira ariko indi mihango ize kugenda ikomeza nk'uko mwabigennye umubyeyi mwiza ariko mubyeyi Felix nakubwiye nakubwiye ntuza kugira ngo naje nje kwisabira umugabo uze ko mfite ubuhanga budagira umuntu wo kubeshya n'uruhara kandi sinabeshya imfura nawe Felix burya Imana burya ni we nyiri abantu bose uriya muhungu Yuriyani azajya agenda asabira abageni maze nabageza mu rugo abandi rero kugira ngo mushyire amakenga ubwo mbona umukwe ariko mbere y'uko birako ukoza ndashaka kubwira ko mu izina ry'umuryango impano twateye bazakiriye inka nziza nuko twatwabisabye icyo gituma umwana Yozefu rero inka twazemeye n'umugeni twamubemereye ariko kugira ngo ushyiramakirana kubera mukunda gushyingira Imana abantu mutabizera mutuzanire uwo mukwe tubonesha amaso reka tumutumeho ntabwo uza kuza kumenya wenda buriya wasanga Yozefu ari
umuze kuturusha nagira ngo basaye baze bakora icyo ngicyo babwiye. Uwo mbari jiri ntawe turamenya aho yageze kwaraza kuza kutubwira jiri uwo ari we. Ndabona ari batayo cyangwa se koperative ntawamenya iyo biva n'iyo bigana. Yari muri bariya bwagiye arimo araganira ubutwari niyo mpamvu tuza kugira abagaragu niyo mpamvu bamuhaye abamuherekeza byo rwose maze ikibirane usubiye hajya inzoga ifite umuhungu n'ikagira umuhungu n'ikagira iyo koperative ntabwo ari cyo gisubizo yitwa Yuriyani Limited. oya harimo Yuriyani Iyi kampani yitwa harimo Yuriyani Limited. buriya umuhungu wanjye arimo arerekeza Oya, mfite abakobwa benshi. oya nabo tuzongera Nakongera twicare tumukoshe. tumukoreshe izabane abasore bose yazanye. oya bizafata ikindi gihe Umukobwa wanjye koperative batazayishobora. bariya ni abamugaragiye witwa Yuriyani arimo rwose Ariko agomba kuba umunyabwo kuko atagaragara mu bandi. Umwungere akwiye kuba mu bantu mwe. iwacu umuco wo gukora ibyo usabwe yewe Yuriya iyo nshyimbo yihereza ukuri hafi tukubone nanjye mbonere maze utere intambwe eshatu wigira imbere ibindi Yozefu arabikora. ayibonye ko ibyo asabwa Umuhungu wawe rero ndakumva nuko ari kumva ibyo umubwira se ko nabona ugutwi yakwerekeje iwawe. arimo arerekeza iyo dusaba arimo arerekeza ku mubyeyi Felix aragira ngo abagome icyubahiro tubagomba Ariko Yozefu rero abahungu bawe batoze kujya bigirira icyizere. yaragifite Ejo bundi uzazana aherekejwe n'uw'intamwakuzi amutware atari wasabiye. Rero Yozefu ndakumva ujye watoza ko umuntu kizigenza akwiye kujya umubonesha ijisho ukabona ko ari we naho ubundi niyo mbona undi w'umwakuzi nabivuga ngo uriya niwe Yuriyani amutanga. bari kongera tukabiganira ariko Yuriyani umusore wanjye n'uyu rwose Aracyagusanga afite ubwoba. araza kubishyira nuko ari ukuntu Iwanyu bitwa Bakundimana. waretse Twebwe twitwa ba Rukundo. wari we muganga mukuru w'iki gitaramo Shira impumu, shira ubwoba. Ntabwo uri kwaha Bakundimana. Hano ni kwa Rukundo. Uriya ni Rukundo, uyu ni Rukundo, uyu ni Rukundo, uyu ni Rukundo. Turagukunze twese. iyo rukuba kigenda gishyira Afite hari ukuntu uri buze kumuvura niba wamukoze mu byaro wumvishe ko impamvu y'ibyo hari ukuntu ari buze mu kanya muri buze kumuha umuti kandi umuti umukwiye reka gahunda yihe umuhungu wanjye niwe uzi ukuntu ayobora biriya uko bamutumiza ariko ko bamugaye. Aturuka ku Bakundimana ntabwo bayizeye ko abantu bose bakunda. Bakundwa n'Imana gusa. nibaye gushyikiriza maze utambuke nyura ruriya ruhande rwo hariya hirya rwose ari kugenda neza kwizimira uri intware rwose ntuke yemwe musigaye hano namwe nimuhindukire murebe haraguru hagiye kwicara murebe ibyicaro twamuteguriye ndakubwiye ngo uhagare nawe mubwiye ngo ugende wamubwira ukuntu uje mubwira ngaho Julien muri abo bantu basigaye hasi igihe ubutumwa inkona gusanga hose ntukanyaga uratoranije ngaho ntabwo usigaye abo hasi na Yesu ajya
kohereza intumwa mu butumwa ntabwo azoherezaga rumwe umwe babiri begerane di babiri begerane kugira ngo kuri iyo mico nambe mwegere nkaho nabwiye ngo mugende ibi ni iki none urabona ko nta kintu gifarana y'ibihano n'uriya yatoranije bwamwe bari muhindukire murebane babiri murebane abagabo uko mubare bahangaha buriya bafite ishyashya aba bafite ibibazo byinshi cyane yuko burya bisiga bakisanga ntibagire aho babwira bati tugiye aha n'aha bakaba bohereza mesaje zo mudaca ariko ubwo mwatangiye guca mu kagozi mukaza mu gitaramo muhumure muzagire mugere ngaho rero reka namwe nimushyike mu byimbo reka rero kumenya aho mujye nyababantu koko ari intore ngaho ni munyarutse mwidutinza no muri mwebwe ntacyo tubashakaho iyo twashakaga nijoro none twamubura ndabona rwose bahashyitse rero jiriye igihe cyose uzaba wabaye dore bo ni abantu uzajya tubanyaga bakorera akabuno ku ntebe utaricara abo bantu bari bakugaragiye koko badategereza mu gutwara abandi ashyike ngaho kikajya kubyara kika mu byicaro maze nawe abagabo bahore bakicaye mubwicare so umuntu atayicara ngo kagenda utazabura amashyi maze nuko mukabura n'izo bazabapima tata bashyitse
twese ari uzubake neza mwana wa mama, uramenye ubwenge ubwana busigiwe, uzirinda agakungu kuko nako karasenya mwana wa mama. Uvuye mu muryango ugiye mu wundi, ariko humura uzateta. Sezera kuri mama, musezere umubwire ko ugiye. Ubu ibintu birahindutse anita mwana wa mama, uzabiza kureba mama wacu uburenganzira bwawe. Shamina shimutse buriza bwanjye, kwari mu gitaramo cyacu umukobwa wacu mbere yo gusohoka abanje kuganira na nyina ibyawe, ariko kugira ngo usura yibonye nabi umubyeyi Felix Anita we yegera kubona abantu benshi bagukanze muramana hano rero urugo umenyereye ko tuba twabakirishije tugatureza ba anti na ba anko niko musigaye mubita abanyogokuru urabona baje twarakomeje barajya baza, ariko uyu munsi rero icyo cyabazanye ushize abasaza baherutse kuza hano turaganira, ntabwo ari icyabazanye, baraje badusaba irembo kuko ni umuryango twari tuzi kandi tubana neza, badusaba irembo ariko turaribaha, ariko ntibatubwiye umugeni uwo bagifatiye ujyanye irembo tunyura nk'umugeni. None uyu munsi baje n'umuryango wose Yozefu kandi umubyeyi Felix baje bayobowe n'umugabo w'inshuti yanjye witwa Yozefu, aje turamwakira dusanze mu birori yadutwerereye tugira ngo turasangira inzoga agende, ariko tubona azanye indi nzoga, aho ngo iyi nzoga rero yo ifite ijambo kandi ijambo rikomeye, umutima urasimba ijambo rikomeye niyo avuze ijambo, avuga ijambo kuri iyo nzoga baradusaba umugeni. Rero dufite abageni benshi mu rugo rwacu, aratubwira ngo rero Anita niwe nshaka, amushakira uwitwa Yurini, ngo Yurini uramuzi, ngo Yurini se ko ntagisabwe tumubishyiriye wagenda. Amura inzira ku murima ngo yagenda rwose. Ntakoye baje ukwa kugira ngo umuhungu wawe tuzamushyingire, ntabwo mugushyingira uyu munsi ko ntabwo waje gutebutsa, ariko kugira ngo mukwereke umusuhuze uramutse. Nguwo rero Anita barakoye rero, ubu nawe watubwiye ko uzagenda, nguwo uwo batumye akuramutse, asigaye kandi kararangura. Kristo Yesu akoze. Kristo Yesu akoze.
umubyeyi Felix rero ni umubyeyi mwiza koko. Umukobwa Anita ubu urabona maze kugera mu gihe cy'abasaza basanga no mu maso hakizamo kumva atareba neza, ariko uko nabyutse nkabona mugwanije yatangiye kumwenyura nabyo ndavuga ngo urabona ameze nk'ufite ubwoba cyangwa se utizeye cyane, ndabona yatangiye kugira icyizere. Ndagira ngo rero uriya ushinzwe protokole mu gisharagati abimfashemo mugwanishije akunde aze yigirwe kumva ataraza ariko data Yosefu nagira ngo gusaba ubanza uramutse Anita maze n'umuhungu yororoke ibindi byo kuza kubyikorera. Murate intambwe yigiye imbere unyirangurire ndi kubona hacyugariye, menya hari ibikiri ku mbanda mu mbandanye. Nkundira rero kandi zireza yuko waje wikwize kandi witeguye. Igiye imbere abantu baba batarakoze ubukwe cyangwa se barakumvisha amagambo gusa, nagira ngo baze gukurikira amafoto meza n'ariya. Ati ntabwo bikunda, ati ntabwo bikunda. Ubwo rero ngaho nkundira uretse gato wamaze kwemera kugira ngo za Kimirana agenda nimwigire hagati rwose. Julien nagira ngo wegere uwo mwana w'umukobwa mwifuge gukwaswa ko yakora iyo ashaka maze nanjye ibintu bimukare wegere rwose. Imyaka yose maze iyo ntabarira ku ntoki ndetse no ku mano maze guharage ururabo ariko rurasa neza. Yo Anita niba rukuryoheye warisi umugore ukamushinga disi mwegere wakiriye ururabo maze iyo ariko mwiza uwakoze ubukwe aba yaranyazwe kabiri cyane maze uzahora iteka ryose. Iyo foto nayitambike imukanyagwe hatazagira ishirira, kera hakoreshwaga negatifu na negatifu igashya. Mwegere murakoze cyane maze yishyikirize Marena mwakirize namwakire Anita nayo ati urandusha kandi
ariko sinahikanwa nawe kuko nje kumugorokera ukagaruka kumunda. Reka Samuel ufite impano Anita yateguriye Julien maze ayimushyikirize. Anita ati mugabo bwebaraye, mugabo w'imfuruka y'imfunya, ntacyo nakugana ese ubundi ubwita afuka nari ku ruhande maze apakiriza. Ndagira ngo rero dushimire ababyeyi, dushimire imiryango, ariko ntabwo nibuze kuvuga ngo turavuna amaguru abageni kuko havunika yanjyeho kugira ngo yabavunike, aho turabasanganira aho bari. Ndagira ngo nsabe umubyeyi wibarutse, ndagira ngo nsabe umubyeyi wibarutse Julien, papa Julien, mama Julien, mama Anita, papa Anita babe hafi. Maze rero mpamagare papa wa Anita maze Julien abanza mushimire, ariko muhite munshakira intebe abe hafi aho ngaho. Protokole mube hafi. Uramenye rwose ati umubyeyi mwiza byo utagira ukusa, ntukicwe n'izuba. Mudira mbere yuko umushyikiriza iyo nshyimbo maze ubanza ugutabiriza uruhanga maze izuba ritazamugeraho, ariko arakoze kandi mundemye amaguru n'amaboko, ati muncunguye ku mbuto umuntu atakira umubyeyi mwiza, ati byiza k'ibi twabirangije. Reka nsabe na mama Anita atambuke, protokole bikore neza iburyo n'ibumoso, ariko baze kuza gusa nkaho bazengeranya ati kuko nabo n'umwe, uriya musaza n'uriya mukecuru nabo n'umwe, kandi iyo abantu bashyingira ngo rimwe twebwe muri rimwe biba bikibaye kabiri biba rimwe. Nimushyikirize impano bati mubyeyi mwiza turagushimiye, warakoze kwibaruka Anita, ati mwarakoze kumubyara adasa neza umukobwa wawe. Ntibaze kuza guhaguruka ubundi rero wategerezare urusubiye hirya gatoya, ibyo ndabizi, ahubwo munyemerere mpamagare papa wa Julien nawe yigira imbere. Muzehe mundira ucakabogi umukazana ataza kuza kunanirwa azamura amaboko dore inkokora ze, maze mundira Anita utazakora mu ruhanga rwa sobukwe, ahubwo wihereze umuhungu we maze amutabize ntukanyagwe. Julien mwegere maze mufatanye ntukanyagwe, cira bugufi so maze bati rero umubyeyi mwiza utazicwa n'izuba dore imyaka ugezemo akandi wagashishikera aho ugeze mu zabukuru. Anita uramushyikirize iyo nshyimbo, uti kandi uramenye utazasitara mubyeyi mwiza, ati ashyikira ikintu ujya wiyicarira aho ngaho. Umusaza ati binganya iki kugira ngo bebere umukazana ntamukoze mu ntoki wabonye ko aje aho tumwishimiye, atakira umukobwa mwiza, ati mukuri karibu mu muryango. Mama wa Julien nawe atambukire hariya maze uyimushyikirize, ati rero umubyeyi mwiza tambuka uyimushyikirize rwose nta mpebya, ati umubyeyi mwiza nimwakire na yombi, nje mu muryango wanyu, niyo mpamvu nje n'inkokora zireba imbere, nje n'imitwa kugira ngo nzakunde mpabone ubutware kandi mparane. Urakoze cyane. Umubyeyi ati windusha nanjye sindushwa, ati reka nanjye gushimira umukobwa mwiza. Abadafite ishyari ni mu nkundire barabye tubashimire. Urakoze cyane rwose. Bakicaye ndagira ngo nsabe Anita afite ishimwe, afite ikamba ry'ababyeyi kugira ngo naryo aritange. Anita nawe nyikubona nuko urwanjye rwarangiye kandi nkabona Julien yahageze mbere, kandi natwe tudashobora kwibyarira abakwe, bamushyikiriza ikamba bateguriye umubyeyi maze
maze uyu mutabizi ufata amafoto girishimwe risumba ibindi byose girishimwe naryo girishimwe ribereye ababyeyi bari aha ngaha nimuze kuza kugira ishyari namwe muzashyingire tuzaza nimudashyingira kandi mujye mutahuke mutahire n'amafoto mwigendere urakoze cyane ati mama wambyaye nzakwitura iki ariko mana mutamirize ni ukuri atubwira nzakwitura iki abantu bose bari aha ngaho rero baje gutaramira umubyeyi mwiza izingo yo kubyara bamwambitse ikamba ry'umubyeyi ati warakoze mubyeyi ayiwe ati ko kubura musezeye arubakongera kubona muri dukoro iduzana kimuganga mu rugo ariko ntacyo n'ubundi nawe ariko mama ifoto bazayikugirira nziza maze bayitubure bashyire muri salo iwawe uyerekana yuko washimiye niba hari amazi yo bashingirwa inshuti zino zikoma yombi nk'uko bari kubikora ubu ngubu ariko rero mama wundi nawe ayo twashyingiranye umubyeyi n'undi kandi ababyeyi bakwiye gushimirwa nimungundire na mama bashimiye nimukorere ku rugi maze mumushimire uramenye Julien uragenda werekera Anita ariko biharira Anita bikore gusaba wowe uraza kumuba hafi cyane atakoze gukora mu ruhanga rwa serukwe ariko yemeye gukindikiza nyirabukwe atutaza kuzamuganisha ntazabura umweko abatazi ikinyarwanda bari bumvisha ibyo mvuga yuko mukazamahane umweko wa nyirabukwe mushyikirize agira uruhande rumwe nawe ugira undi maze mumutamirize ati nubwo wabigiye rwose uzakomeze ubigira umubyeyi mwiza tuzi neza yuko Julien yarezwe neza akamenyerwa ikirezo akamenyerwa na ba nyirasenge abatazi ikirezo ni kuvuga ni bwa bugari bwo ku nkoko ati agiye ikamba y'ubudasa reka kuvuga yuko igiye kwamba guca bugufi rwose kandi nabo kukokarwa umubyeyi mwiza nje masanga mwarakoze kubyara uwo mugabo ariko disi yo kutamubyara nayo kuzaba abandi ayo abandi imbere ati ko nanjye narukoze nkarumva nabasubira mu mwaka nyuma niwongere umwegera atakiri kugisha kimwe niwongere maze
kuba ariko mumwegereye. Nimwegere mama Julien mu bitugu maze reba umufoto ifoto azashyira muri salo, ati umugore w'umuganga uzagera ahangaha azagira ishyari maze asubire inyuma y'ingenzi ikigongogongo n'ikinyumanyuma, uzaza yishimiye urugo rwacu azasanga ari mwiza ariko twabonye umukazana utubereye akaza atuzaniye byose akashimira. Ngaho mwongera bafite ifoto y'urwibutso mwese muzayishyire mu ikadere, umufotogarafe nayibishyuza fagitire azayizaniye. Iyo foto y'umuryango rwose bafate neza, urubuga niba natinze izindi mpano zirihuta. Murakoze cyane. Reka basabe rero mwongere mwigire hejuru musubire mu byicaro mwari murimo mukomeze na gahunda y'Imana. Kugira ngo byihute ujye tujyamo no hagati leta bafata ifoto maze bijye umujyumwe. Ati warakoze burya byose iyo wasobanuraga bata kugira ngo Jiri atazagushyira isari, aturendaje kugira ngo mukorere mu gato warakoze. Hagati yumva umunyenga, yumva impumuro y'ubukwe, yumva impumuro y'umugeni, maze ubundi n'ubukwe kumera neza. Nawe yaje yikwirira ati nanjye reka nze mbaharaga ibiganza byanyu bizahore byakira. Ati muragahorana ibyiza byinshi. Ati kandi kiyagaruka baba muzagasome n'imuzagace. Ati iyo foto nayo ifate di, iyo foto ifate nayo uzayishyuza. Ati bana banjye murakoze, bana banjye muhesheje ishema, impanuro nabahaye, amasengesho n'abaturiye ntabwo abaye imfabusa. Atariko agasozi kabaho tsinda kazamuka indi, nanjye mbaharaje impano ihumura neza arahindi icyayi mukazana. Ati ngwino 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 nawe uzabyara umubikira ati utazaza kuza. Iyo ariko fotoza kubiranga ibisaga kibiri itatu yo ariko rwose wakoze cyane. Julien nawe afite impano yateguriwe mukanutiye Chantal. Nigira imbere maze nawe amugarage impano maze uyifite amwegere nturagaraye bati nasenye n'umuntu ababibona. Julien ushimye rwose ati urakoze nakugira Imana. Ati kandi Imana iwe mu muryango wanyu mujye muhora mugira abageni mutanga. Tinaye nanjye barajyanye. Ati nireka tugende tujye kwagura umuryango. Ariko mumwemera abandisi we yereka ntukanyagwe. Anita 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 kuramo urukoma maze uwo mukobwa ufite ukabasha kubagora. Urakoze cyane. Okay, uretse gatoya sisa wowe tambuka nawe impamvu wijyane hejuru hariya. Tambuka niyo mpamvu wazigeze hejuru hariya. Ati yego ngaho we tambuka wegere Anita wenyine. Anita shyikira urugo rumwe urushyikirize Julien. Nivuga urugo mwumva ikirahure abo muri ko mubyike rumwe rushyikirize Julien. Banza umushyikirize ntukanyagwe. Nawe shyikira ruriya ruhu rusigaye hariya. Photographe bahafi
harabashye ibintu birabashye kabaye gusa abantu bagiye gusangira Anita nabivuze kare jya wihera umugabo umugore cy'urabwenge aramubwiye bashake bazashaka igifata mu mugabo aragenda gushakira umukandara wo gutegeza ujya wamuhotoje jya umenya kwihera umugabo uko kuboko kwawe kumusegura uko kumusegura rwose uko kwibyo kumusegura mu bitugu ndebye inyuma ihera umugabo ndebye inyuma ntagira ishyari fotogarafe ntabwo hari nyamuneka umugabo ujyanye n'abanyamuhaye urugo mwongere n'isi we mwongere Julien ibwirize nawe rwose musegure umva ikintu ugiye kukubwira Anita baruhaye reba amata mashya uzamuhate ji umurinde jido ngaho y'umuhete jya wihera umugore nyakujima ariko mwiyegereze mwifunge ku kwasi mwisegura neza mwongere n'isi we gito ry'umuto yebawe urwo rumuri rushyikiriza uriya mukobwa maze abatwaze maze iyo jini bageze ku nzoka nako ntabwo mvuze inzoka zirakagera njyewe ahubwo niba bageze ku nyota maze muhindukiye bagishike muri biriya byicaro biri hariya hejuru Julien utambuka mbere nakwicaje none ugiye kwicara muri babiri bari na marembo bagende mu bitugu babasore hari abakobwa nabonye bari baje barumuna bandika babarete neza kugira Imana nabonye ni banene nababaze abakobwa barabara icyo tutabara n'inzoga cyangwa inka baba bari hehe ngo be aha imwigira hano imbere nimutambuke mwicare nta kiri rwose nabakoresha nyakugira Imana nabagiye gukora amahano mugiye wese ngaho buri wese nagende yitemo hariya bahaye uburenganzira ubu nijya ufite ijambo buri wese agenda areba umukobwa hariya maze amwegere ntabwo mvuze ngo amuramutse nagenda amwegere buri wese yegere umukobwa hariya yego ngaho ni muri abo uko bibitse imitwe yo kurabura n'isoni bafite uzabakize z'abasore maze bugure imitwe barebe abo nabahaye nibashima data azajye gusaba ariya bakobwa twisanye twizeye mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu yarangiza ngo banze kuvuga mbere naho buri wese nafate mugenzi we mujyana aho bicaye hariya niba nabahaye ibifuti kugira ngo ntabwo ntabizi amazina y'inka ariko nimuze kutubwira izagasoro na mutende kuko atariho duturuka atariho dukomoka mutubwiriza tuzigiza kwiba zihihiye zashikana kuma dukomeze guha n'ibicaniro byazo ubu bamaze kutwibwira mu gitaramo n'imumundire ubu bamaze kutwibwira imumundire ko mugiye kwizika amazina y'inka nimumundire umukobwa wacu n'umuhungu wacu bazi ubwenge gusa y'inyange nkunda ujya kugatira ku meza maze muri iriya jaride mwe mwirambagira murasanga abo bashumba bataracutse ntabwo hari ikaze w'ibihugu iwacu kandi n'ikizo batubwira amazina y'izo baje bamuye ungana ngo ntibaturana yanjye umugore ngo mu gitondo kwakuka umuhoro ndabona ibihogoje Imana abakobwa bayoboye ndetse n'abagabo ese ubundi yaje iyo bagira
bakira kubishiro ni barupikira ndabone nawe ibitugu n'ibyitsenga biri ibanga rerane umuguzi w'abakozi bane iyabwiza narayirongo y'indende muri zigeni kabakaba ku mabono ndatangara ijamira nziza jamira cyanjana berega nawe mugore bamwiza n'ukarara kibaza kikaziribizo mumaze rero kagaruza kubandika n'icyo barihindana maze bakazanya muri amashyikizo amagoro kariba amacega byo murabyandikaye saza bitwaye cyo maze bakaza bagashinga ibintu byo kitari kondo wayira yakayikuteke bagomeza zakwaka zakwaka natamushamiza nyine bahagaritse guhagarara n'ibitaba haka mu gitaramo naje mwese byose baratakambiriza mu gitaramo b'iki cyacu ububasha n'ubushobozi n'uwo bufite ngabo n'urabaza bongerewe imbuto mu gihe byawe maze urube mushyikirize iyi mugisha maze mu rube murakoze cyane iyo muri muyibere ijya kwa databuja ububasha n'ubushobozi n'imwe bufite ariko aho iyo mu rube ndagenda reka njyane uwamwiza aragiye iwahandi twamukundaga twese maye aragiye mwari wamwiza rero maye aragiye databuja mwiza ngiye kubigana bagariza mu gitaramo iki giti cyacu wamubonye nyine umuhagaze wo guhangana n'ibiyita bahanga mu gitaramo yaru nkunda amaso wongera imbuto mu bugingo byawe maze wakiriye ubuyo niyo ubigaga umugisha no kwizera kwa data maze nubishaka kubera ko niwo bigaba ongera ubere maze no mu ruhande rw'umugisha maze iyi sinde yo n'ubundi n'insindagiza kugira ngo mbone ukagera kwa data njya kureba amashuri akiriye mwatugabiye murakoze ishyo n'ingo murakarigana muragorana kandi ibyo mutanga impundu nziza zigezeho iwanyu murakoze turagarakura nini kinanirwa barinda gusabura utumurisi w'umurisa n'umusagara w'ibihumbi n'amariza y'indwara n'amaserati n'amazina y'ubujangira n'amazina y'umusana y'amazina homboka n'icyubahirira ikabi nk'abitamuri n'ajyazamuwe yanga umudaturuzi yanga umudaturuzi wirinda kumata ku rugamba rujya kutirigana n'iyamutara muri kamana baradikira yanga bari mutabanda n'icubiri usanga tutabaza n'abaza bakutiri usanga mutara ngiye butimaze dore ko mu mutatashubira tubashiraza bwiza birimo ivuga n'ubumwe bakaza n'abakeka n'abakazeza no kwikonda n'imirava mwanje n'abazungu amariza amazukanga n'ambakwana n'ambakwana n'ikamaho nabidagira abakirya gukanga ntambara n'inge nziza y'ingirakamaro nataramikabwa n'ituragira mwakuramwe nirutindukanye nk'umuto nirurinda ababisha igeza niba mu gitaramo ngo basize bakizibageze natwe itangaye indigi kandi igikwiye indi muto wahamye umupira w'imanzi ibasha abakinzi n'ibishanga n'urukamuzi n'andi n'uruvuga n'urangamuganga maze rero umubyeyi mwiza iyo naciye bugufi ndabasanga mu migi ijuru maze mwakire ibintu byiza tumaze kubabwira kugira ngo namwe mubwire abashaka ko bazayemeza njye ntabwo nababwiriza ikintu gikoreshwa gusa iyo mfashe umuyumba agiye gushitura nafata inkoni nkaba ngiye inka mpamvu yamaze kurungura rero nazifuze akamirongo mu nkanga byari bitubanye ariko iyo ngeze ku meza y'anyuma atagatifu byose biraba mu mufuka murakoze data muja mwiza maze umurere muri uru ruhanga musubize amafuso n'amasunzu kugira ngo njye menya uko nzajya nzikenura Shenge kigwe cy'abasinga ngwino usigwe umubiri wose ngwino usigwe kandi ujye kw'imanzi ngwino muhoza w'abaziga